Tubanje kongera kubasuhuza aho muri hose all pioneers Rwandan team n'abandi bose bajya babasha gukurikirana amakuru tuba dutanga atandukanye nka OTC group. Dutekereza ko kuri ino shuro ari bwo bwa mbere dushobora kuba dusohoye voice note abiri ku munsi, cyangwa se amakuru akurikiranye ku munsi umwe bitewe na update ziri agent ziba zabonetse. Nk'uko rero uyu munsi mu gitondo twari twabyutse tuvuga byinshi bigendanye no gutekereza ko rate drop yagombaga kuboneka kuri ino tariki ya mbere, ariko kubera ko icya mbere dukwiye kumenya ni uko uyu mushinga ni umushinga mugari kandi ba nyirawo bafite viziyo yawo iruta iyo uko twe tubitekereza. Ndetse ikigeretse kuri ibyo, ibintu byose biba biri tekinike nk'uko twakunze kujya tubivuga, bishobora kugira challenges twebwe nk'abagenerwabikorwa bitari ngombwa ko buri cyose bakitubwira, ariko muri ibyo byose biba byabaye twe ahubwo tubona tuba twabaye abanyamahirwe kuruta abandi. Twihuse gakeya, uyu munsi iyo mainnet ifunguka mu kwezi kwa 12, ntekereza hari abantu benshi uyu munsi bari kuba barira, nubwo wari kuba bamwe wenda bumva ko payi yagize agaciro runaka gakomeye, ariko hari n'abandi bari kuba barasigaye benshi cyane, abatari kuba baragize amahirwe atuma batunga PI, cyangwa se abayimenye nabo bagasigara kubera wenda ibyo bari kuba batujuje mainnet yafungutse. Ariko ubu habayeho amahirwe menshi y'uko abantu bongereye payi, abitwaye neza kuri time twabonye ubu benshi bagiye bazizamura, bazamura rwose akawunti zabo zimeze neza. Icya kabiri ni uko kugeza aka kanya amakuru twabonye kandi meza ashimishije, ni uko iyi rate yagombaga guhinduka wenda kuko byari biri muri za telefone zacu. Murabizi ko nyine hagaragaramo itariki ya mbere ko ariho rate igomba guhinduka, ndetse bikaba byaranavuzwe cyane. Mu by'ukuri guhinduka kw'iriya rate bisa nkaho byabaye extension, habayeho extension yo kongera igihe. Bivuze ko hagati y'itariki ya mbere rero kugera ku itariki ya 14 hajemwe amahirwe menshi cyane, agaragaza yuko ya rate twariho dukoresha n'ubundi ihari. Ikindi cya kabiri gikomeye muri road map, abasesenguzi, abasoma cyane, biragaragara ko bari bavuze ko n'ubundi iyi rate ishobora kuzakomeza, ariko nanone bisa nkaho byabaye nk'indimi ebyiri. Hari ibyo twabonaga biri hanze nko mu binyamakuru, ariko ukareba n'ibiri muri road map. Muri road map ho rwose iyo ngingo irimo yavugaga ko rate izakomeza nanone gukomeza uko twayibonaga, ariko byose byari byateje confusion, bituma bamwe twumva cyane ko rate iri buhite igabanuka, ariko nanone ku bigaragara ni uko ibyanditse muri road map bishobora kuba ari byo byakurikijwe cyane. Nawe ikigaragara kiriho kindi rero ni uko ubu nk'aya makuru ubu ngubu asohotse mu kanya aragaragaza cyane ko batanze andi mahirwe, last chance y'ibi byumweru bibiri. Urumva ni 2 weeks. 2 weeks rero ni nyinshi ku muntu uzi icyo ashaka, uzi kumayininga icyo ari cyo, uzi gukoresha igihe akakibyaza umusaruro. Twavuga ngo niba tugize amahirwe koko tukaba tugiye kubona ibindi byumweru bibiri birimo iyi rate ihari, twavuga ko ari amahirwe adasanzwe. Ntabwo twumvaga twarara tutasohoye iyi voice note ku bakurikirana update nyinshi kuri OTC group, kubera ko aya makuru benshi bari bibajije byinshi bumva bari mu rungabangabo, ariko twarubakuramo. So Nikora ntago yigeze abeshya. Nimuza gusoma road map, wenda nibishoboka ejo mu gitondo turabaha muri note ahantu byanditse birasobanutse, ahubwo analyse zagiye zitangwa hanze n'aba social media influencers batandukanye
nyine twese twumvaga ko iyi tariki ya mbere rate ihita ihinduka automatic, ariko ntabwo ariko byagenze. Burya nyiri umwana niwe uzi uko amusasira n'uko amuryamisha. Ntabwo rero Nikora twamurusha impuhwe, niwe watwise uyu mwana, niwe uzamubyara, niwe mbese uzi PI uko igomba kubaho n'uko igomba kuzamuka n'uko igomba kuvuka. Amakuru yo ni menshi. Tuvuze ku yandi makuru agendanye ku busesenguzi bwa cryptocurrency muri rusange, ubu nabwo biri kugaragara cyane ko abantu bari muri industry ya cryptocurrency hari expectation nini cyane yuko igiye kuzamuka ikagira kandi gaciro, yaba ari amakuru agendanye n'ibyo bita za Shiba, za Baby Doge, za Ethereum, byose bigiye kuzamuka hakurikijwe uko isoko rihagaze muri iki gihe. So twavuga ngo noneho kuri payiyo imishinga yateguriwe bigaragara ko nizamuka ishobora kwita idepasa nyinshi cyane, nk'uko n'ubundi byavuzwe. N'ari amadolari 300 baba bavuga ntihakagire uyatindaho, ariyo ashobora no kuza ikayarenga ako kanya akaba nk'igihumbi, ishobora no kuza iri munsi yaho. Icyo dufite amahirwe ni ukuba dutunze PI, ariko icyitwa igiciro ntihagire ujya gitekereza, gishobora kuza kikagutungura ku buryo utigeze urota no mu buzima bwawe, kikaza kiri hejuru cyangwa kikaza kiri hasi utigeze utekereza. Ariko amahirwe menshi agaragaza ko igiciro cyaba hejuru kugira ngo payi izi kompetinge n'andi makampani n'andi masoko ya crypto ahari, ndetse igaragaze n'imbaraga ifite muri ecosystem payment, nk'urwego rwiteguye guhuza amasoko ya online n'ibindi bikorwa bisanzwe. So twavuga ngo amakuru aba akomeje kuba ari menshi, ariko OTC Group turabakunda, tubahora hafi, namwe muduhora hafi. Tuba tuzi ko ubusesenguzi n'amakuru atandukanye uko yabonetse tuyabaha, kandi amakuru yo nakagaruka buri munsi. Dushimira abagenda batubwira ko mudukunda kandi mukatwereka ko mukurikirana OTC Group. Turabakunda, caho caho, amakuru nakagaruka. Mwari kumwe na Olivier muri OTC Group, nk'uko bisanzwe tubagezaho amakuru abatandukanye mu isi ya online business. Caho caho.